Ako Kevine, uzi ko ngengana nawe? Reba nk'ukuntu buri kunsubiza. Kandi amaherezo nzabibwira musaza wawe. Sigaye nkwihanganira ibintu byose ukabikora nka kwihanganira. Ako ndabona nese ubundi hari icyo utaramubwira. Simeruka ejo bundi anonganye hariya yaravugaga ibintu byose wamubwiye yambwiye. Sinumva n'ubundi byose bimubwira. Harabura iki ngo nibisigaye bivuga. Kevine, mbabarira pe, mbabarira ibintu wikomeza ku amaherezo ndabivuga. Ndabibwira musaza wawe pe. Ko ibintu ntabwo navuga ngo amaherezo nibi ndabivuga ko n'ibindi byose warabivuze. Okay, reka nkwihoreye njye kubyikorera. Cyendo bikore nyine. Baby, meze neza? Yeah, meze neza. Okay, you look so beautiful. Yes. Meste wowe? Ya nayo ndashima Imana. Ndumva nishimye cyane ndetse kumwe umunsi ndi muri weekend ndi kumwe nawe. Yego. Yeah. Okay. Kumbona usa nkaho ugiye kugenda. Oya. Gusa hari ahantu ngiye kujya gatoya muri kasho k'umutipe. Byari yamenyemo ariko ndamara amakanya gatoya bite ndigarukira. Okay. Taza kubona ukumbuye. Bireke kujyayo? Oya nanone ntabwo byaba ari sawa. Ko nawe ejo wakoresha ikirori nibaze. Sibundi ko yaciyanumiye njyenyine nta numero ngo tujyane. Oya njye nta nubwo byari gukunda. Kubera iki? Uyu munsi hano mfite akazi kenshi. Sister ariko yagufasha. Okay, Kevine nyine hari byari bwari byo namubwiye ari bwamfashe. Ubwo nyine ari bwamfashe ariko n'ubundi akazi karahari. Okay. Ni hani. Reka nizere ko kuva mu gitondo kugera amasaha nyine nta kintu kigeze kiba mu buzima giteye ubwoba. No, ni bisanzwe. Okay. Ngera mba nsa n'umuntu wihugiyeho mu by'akazi tuba dukora sanga anytime umuntu arimo agerageza akabone n'amaraporo tanga. Niyo mpamvu ubona rimwe ntikwepa nkajya hanze nk'uko. Ahubwo se amungana uzikana hose uri gukora akazi. Ibintu by'amaraporo y'aba chef tuba dukorera yo ntabwo biba byoroshye. Ndabyumva. Akuzagerageza na ruhoge. Ariko gusa ndabigerageza harimo byinshi nkora buriya nijoro ryamye nabyuka bikurikirana nyine. Ndyamye. Usinziriye ngabyuka amaraporo mba narakompletinga. Singufashe. Ndetse ntabwo nzongera gusinzira. Sure. Jewe nsinziriye wowe uri gukora akazi. Ndetse ntabwo nzongera gusinzira. Erega menya ko mba ndi gushaka iterambere ry'urugo mbere. Ndabyumva ariko se kwinaniza cyane cyane. Okay. Gusa be ndagira ngo mbwire kuri korogati rero bandeguriye ejo nimugoroba. Hari habaye iki se? Korogati si bisanzwe. Jari nabonye korogati nyinshi ariko banze iri karite. Iri karite. Ahubwo ikibazo ko bundi nayo nsanzwe nyikoresha idafite itari karite kuri yandiye. Ako ntabwo ndi gusobanukirwa. Ngiye nateguye korogati dusanzwe dukoresha. Sinzi ntabwo uri kunsobanura byo. Nagiye ngura amazi. Nazajya ashyira mu kanwa nka gutya mwumva birahoze hashira umwanya nyine nkayacira. Kandi mwumva ndi kubabuka nkongera. Ariko ibintu biri seriye mbwira. Nose wumvaga ari nk'urusenda ari nk'iki? Rimwe ni nk'urusenda ubundi nkumva ajyango ni nk'isabune. Ani kunukaho n'isabune ubwo. Ako ngiye korogati ninjye wayiteguriye. Kandi ndabizi uburoso bwari busukuye neza. Sinzi
sinzi ukuntu byagenze. Okay, byashoboka bibaho. Hari igihe wenda biba byarakozwe n'uruganda ari chemicals bashyiramo kugira ngo ibashe kuba yakwica microbe. Ariko ubwo sinzi mfite ubwoba bwo kongera kuyiborosesha. Okay, twayireka nyine tukayihindura. Okay, cyayiteye ubwoba ariko yankosoye by the way. Tumva mbivuga gutyo ngo wumva ibintu byoroheje. Ndabyumva wihangane kanguhuhireho. Wow. Again. Oya. Again, please. Okay. Wow. Okay. Baby. Oui. Uzi ikintu cyakinzanya aha? Nshaka kujya guhaha ahubwo mutekere iki? Uyu munsi. Okay. Wowe umitiremo. Ntitiremo. Ariko havuyemo pumpkin, amadegede. Ndabizi. Kurema amadegede. Ibindi byose teke nta kibazo. Okay. Yeah. Cyajya ngo abagabo hari ikintu mupfa n'amadegede. Aya madegede ubundi na y'abadamu n'abana. Sawa nyine. Amadegede na y'abadamu n'abana no nta muntu w'umugabo ukwiye kurya amadegede. Nta n'uzabona. Rero ufite amafaranga? Oya ahubwo ni nacyo cyakinzanye nyine nanje gukwaka amafaranga. Okay. Ugiye kugendera mu cyumba hariya kameza hari amafaranga ariho ugende nta kibazo ubitegure. Okay. Nari buze gutegura. Ya nta kibazo baby. Iminota 30 yonyine. Thank you. Kevine. Meze bite? neza Nose hari ikintu ushaka kumfasha? ikintu Hari ibyombo nsize nze gusanga basoje kubyoza ngiye gushaka ibyo guteka. Sibyo? Reka ngende. ibyombo nza kubyoza se n'undi umukozi wawe sawa nyine Kevine. Wiriwe. Ibyo nakubwiye gukora se wabikoze? Ikira telefone tuvugane. Ibyo nakubwiye gukora wabikoze? cyongera umukozi wawe Aseke bikamubaza. Ubundi bite byawe? iki Ubukozi byomba ni ibintu bikaze, ni ibintu bigoye. singenderirwa nijanditse mu mazi ngende ese ubundi mwazashatse umukozi Nase ubu twagiye kukubwira ngo uze kumfasha ariko tuyobewe yuko abakozi bahari. noneho mwahuye mu rugo mwaza akora akazi k'umuntu Uzi ko ngiye ngana nawe? Reba nk'ukuntu uri kunsubiza. Kandi amaherezo nzabibwira musaza wawe. Sigaye mwihanganira ibintu byose ukabikora nka kwihanganira. Hako ndabona ese ubundi hari icyo utaramubwira simeruka ejo bundi anonganye hariya yaravugaga ibintu byose wamubwiye yambwiye simba n'ubundi byose bimubwira harabura ikigo n'ibisigaye bivuga Kevine, mbabarira pe, mbabarira ibintu wikomeza ku amaherezo ndabivuga. Ndabibwira musaza wawe pe. Ko ibintu ntabwo navuga navuga ngo amaherezo n'ibi ndabivuga ko n'ibindi byose warabivuze
Okay, reka nkwihoreye njye kubyikorera. Ndabikore nyine. watinze gukingura bite byawe? Ntabwo mba ndi mu mirimo myinshi. Imirimo myinshi. Gukingura kwawe wari wabuze moti kugeza ku rugi komanga icyuya kikaza. Nabyo nuko narindi mu mirimo nyine ntabwo nari nabyumvisha nibwo musenza gukingura. Wari uri mu mirimo? Okay, Madame Areza. Ari mu gikari. Murimo murafatanya imirimo se? Dufatanya se ubundi yarahari. Ubwo iyo utindaho gatoya iyo utebukaho wari kuza ugasanga adahari. Ni nkaho muhahurira ntabwo mbizi. Ko nzi ko nasize agiye guhaha. Kandi yari yagiye atari guhaha se? Yavuye yarongera aragenda. Yarongera aragenda ashobora kuba wenda ari utundi tuntu yari agiye kuza n'undi yari yibagiwe. Byashoboka. Nese utwo tuntu ntabwo uzi ibintu byose nkora. Ubu ngubu guhera mba narushye ibintu byose nkabikora ndi njyenyine. Noneho we nta nubwo yaza ngo agire n'umuntu basi amfashe n'uko ndeka gusa nkabikora ni njyenyine. Ibintu byose ukora nk'ibikese. Nese nk'ubu hano mu rugo nk'ikintu se ubu amfasha keretse iyo uhari nibwo wenda nkora bimwe nkoza nk'ibyombo cyangwa se nkakoropa ibindi akabikora. Ariko iyo ugiyeho gato iyo atagiye ariyicarira ibindi byose nkabikora. Njye nakuzanye hano kugira ngo ubashe kuruhuka sibyo? Sinanyobeye ko niyo mirimo wayikora mu rugo. Nyine sindi kubisobanukirwa. Akuvunisha gute? Imirimo ikora wenyine se ntagufasha? Iyo wagiye ntago mfasha. Nanjye nabimubajije uwo ndamubwira ati se basi twagiye dufatanya, arambwira ngo ndi kuzamura agasuzuguro utabyihorera. Ubwo nyine iyo ugiyeho gato ibindi byose nsigara ndi kubikora njyenyine. Ukuntu umuzi ntago ashobora kukuvunisha. Umuzi ntashobora kukuvunisha ahubwo wenda ni bimwe byanyu by'abanyeshuri uzanga bakubwira koza nk'ibyombo nyine ugahita wumva ko bakuvunishije. Kereka niba hari ibindi ukora wenda nyeka yakaba yagufasha cyangwa se ibyo yakaba yagufasha byose ukaba ubikora wenyine niho byaba ikibazo. Nubundi ibyo wenda nakabaye nkora akamfasha wenda nta na kimwe amfasha. No guteka hari igihe mbyuka nkakoropa nkoza n'ibyombo nkajya no mu gikoni byose nkabyikorera iyo udahari. Okay, ntacyo ndaza kumuganiriza mwumvishe ko uri hano kugira ngo uruhuke. Ajya gufasha imirimo ishoboka, urumva neza? Ajya gufasha imirimo ishoboka nawe ugira ukora kugira ngo ubashe kuruhuka. Ukeneye gufata ikayi utamubwira ko ari njye yamukubwiye noneho yanyica. Nese yakwica se ajya kubwira nabi ajya gukubita? None se ari igihe nsigira nk'ibintu kubera byambana byinshi nakora bicyakaza akanuka akambwira nabi nyine. Okay, ndaje mbyiteho muganirize mubwire ko atagomba kukuvunisha. Uri hano kugira ngo uruhuke sibyo? Ndaje muvugisha ntacyo ntabwo nakemera ko akuvunisha. Harya ngaracya oya none araje abibona aramurakariye icyambere araje agenda amutonganye mubwiye ko atari bumubwire ko ari njye abimubwiye. Noneho yibaza ibintu ari kuvuga ariko naribi abanza yibone nawe nyine. Ubundi njye namubwiye ko ntari umukozi ari ukumuvunisha akazi agomba kugakora wenyine sinzamufasha. Kandi n'icya kabiri nzabateranya mpaka batandukanye ntabwo njye nzatuza n'ubundi ntabwo mukunda ntabwo nzatuma bagumana.